Urumva mbese wahisemo kujya ubanyarira tu njyewe mba mbona igituba cyanjye kizanteranya n'abagabo kizaguteranya n'abagabo cyane kugiki igituba cyanjye kiraryoshye gifite gu umugabo kirongoye rwose abanyifuza bose ugenda uba ngenda mbihera ngenda nyine ndabihera ariko uwo mpaye ntago ajya ncikaho aragaruka gusa agarurwa ni agarurwa na bwa buryohe nyine aba yarumvishe barangiza mugakora nyine imibonano mpuzabitsina ukayishyira mu gitsina cyawe ukayinyongera yicaraho ukayinyongera ukaryohereza nyine umuntu muba muri kumwe bakita ngo rugongo niko bakita ya baba nese ku kantu iyo bakojejeho bigenda bite ntawe urabyumva noneho umva amazi arameneka wa mukobwa si ugutwika n'umwimerere ubundi bwo ngo warangiza abantu ukamunyarira ukamunyongero ukayumva nayo umugabo waza ngo anyaze neza ndebe isoko irakamye ndebe ko habuze na gake na dukeya tuza ndamubura. Let me greet every person where you stay. You know Mutako TV. Nizere neza ko ibintu ari amahoro mumeze neza cyane. Nanjye ngarutse meze fresh. Ibintu bimeze neza cyane. Murabona ko kuri kamera z'Umutako TV turi kumwe n'umukobwa ewana. Usa nabiki. Ngira ngo namwe murabibona. Reka rero nongere nguhe ikaze nkwibutsa we tubana mu buzima bwa buri munsi wowe utarakora subscribe nyamuneka ntugacikwe kuko nkomeza kukwibutsa yuko uramutse ucizwe byinshi cyane ngiye kujya mbagezaho cyangwa se inkuru nyinshi zitandukanye ko uzaba ucitswe utarakora subscribe wibuke rwose kugomba kubana natwe kandi nayo ndizera ko nta mpamvu yo kubatengo. Reka rero murabona kuri kamera zacu ndi kumwe n'umukobwa uzwiho agakoryo kamwe, niyo mpamvu rero twafashe umwanya twavuga ati reka tumusure, hari ikintu azwiho buriya ngo buri muntu afite ikintu yamamaraho. Reka tubanze tumuhe ikaze ku Mutako TV. Murakoze. Nitwa Iradukunda Janine. Nkabanzwiho utuntu babitubwireho mo kamwe ko kuba naryohereza umugabo nkabikora neza cyane akishima ku buryo n'ejo bundi yazagaruka nkabikora nkabiryoshya nkagira icyo bita ububobere kizana nkabiryoshya cyane nkunda gusisa urabizi wapi ngaho mbwira Iraduku gusisa ni ibiki? Gusisa ni ugufata igitsina cy'umugabo waba wakunze ariko ntabwo ari buri muntu wese bitewe nawe kaya yaguhaye ukayishyira mu kanwa yesu we ukayonka ukayinyugarangiza ukayonka uri kubikora nkumva rwose ndatetiye. ajya barangiza mugakora nyine imibonano mpuzabitsina ukayishyira mu gitsina cyawe ukayinyongera yicaraho ukayinyongera ukaryohereza nyine umuntu muba muri kumwe. Sirarangiye. Ndi kumwe na Iradukunda yaramaze kutwibwira kanazwiho, urabona yuko Iradukunda mugani mu kajwi gatuje nta bintu byinshi kandi burashanga abantu batuje muri babi cyane ngo mubikora mutuje ariko mugasaza abantu ukabiryoshya nyine nawe ubushake bwose niho buhita bujya nyine. Umeze ute se mu buzima busanzwe? Meze neza nshima Imana. Ako shawuri icyuki ntabwo ari cyane shuri icyuki bya danje ntabwo ari cyane. Reka nongere ngwikaze rero yaramaze kutwibwira bamwita Iradukunda
ngo niwe muntu ngo wanyariye umugabo kwibya baritosa ukamunyarira ibyo ukarijandika neza. ariko iryo byabarinyarira gute? Iryo byabarinyarira gute? Nuko barinyarira gute nyine urabifata iyo mugiye gukora imibonano byishyiramo ukabishaka ukagenda mukabanza mukabishaka mukarisa ukamera kumukarisa mwese mukajya muri mood imwe. Uri kunyeganyega nkumva Yesu muri mood imwe barangiza mukabikora nyine ukumva nawe biraje. Ahubwo numva nsa nk'ubishatse toka satani mu izina rya Yesu. Wese unabishaka kandi ngo iyo abakobwa ngo babishatse ngo hariya ngo hagati y'amaguru bigenda gute? Abakobwa iyo babishatse ngo hagati y'amaguru ngo hari ukuntu bigenda wumva hashyushye hari guta nyine ururenda utuntu tw'utuzi tunuka kumva nyine urabishatse. Ongera ijwi ntago ndi kuryumva neza. Kumva nyine urabishatse kumva ahantu hose kumva watose. Kushobora nitonda cyane ubibona. Ibyishimo ni byinshi, reka kugure rwose we tutabara mumbabarire rwose mujye muza hano hafi tubashe kumenya ibiri hirya no hino. Twakoze urugendo turi umuvandimwe mu cyaro sava wakoze kandi no kuba twagize amahirwe intara zinafunguye tukaba twakugezeho ni byiza cyane. Wakoze kuduha umwanya. Iradukunda ngo kunyarira abagabo cyane ko nakantu nyine mbanzweho nuko mba nabyihoreranye bose nuko mba nabyihereranye ndabizi cyane ibintu byo kuryohereza mu gitsina gabo y'abana ndabizi cyane. Nese ubu ni igiki gituma abatipe bagenda bagutaka? Ni igiki gituma nawe ubyiyemerera yuko uryoshye? Ubu kuva wavuka umaze kuryamana n'abagabo bangana iki? Sha nukuri ntago mbizi pe, uzi uburyo ndyoshye. Ndaryoshye birenze nanjye ntago bwanjye mbizi. Bose ugenda uba ngenda mbihera ngenda nyine ndabihera ariko uwo mpaye ntago ajya nshikaho. Aragaruka gusa agarurwa ni agarurwa na bwa buryohe nyine aba yarumvishe. Shangiye mbabarire rwose si mana yanjye mbabarire rwose ngiye reka oya wowe ntaribi ntago nabikora. Turacyari kumwe na Iradukunda ni umukobwa uzwiho ngo hariya ngo kunyarira abagabo. Kaba umugabo nkubitira kuri Rugongo nkayumva neza imeze neza. Rugongo bishaka kuvuga iki? Rugongo ni akantu kaba hejuru y'igitsina cyanjye niba n'abandi bakobwa bagafite simbizi. Ubwo se kaba kameze gute? Kaba kameze nk'akaregera cyangwa wari wabona igishyimbo kirabateka ni nkako kaba kameze kare hagana hejuru. Ese mama hejuru y'imishino neza. Niko bita Rugongo. Niko bita Rugongo. Kariya ugashyiraho neza bikaba neza. Ngeza hepfo miko nago ndi kukubona mu maso bakita ngo Rugongo. Niko bakita. Ya baba nese kukana iyo bakojejeho bigenda bite? Nta urabyumva noneho umva amazi arameneka. Wa mukobwa si ugutwika n'umwimerere. Ubundi bwo ngo warangiza y'abantu ukamunyarira ukamunyongero ukayumva. Yes we se tuwe dukatinzira kunumva nanjye meze nabi ibyo bintu koko. Wowe sumeze neza mu mufuka. Oya nanjye suguragira ngo ngenda ngaro. Aya nta kibazo niba utameze neza. Niba utameze neza ntari biusaga ro kumeze neza. Nge niganirira. Wiganiraga. Nta kibazo. Ayo mazi uvuga yuko ufite cyangwa unyara wabyibonyeho umaze kubikora nk'inshuro zinga? Yabyibonyeho maze mbyibuka maze kubikora nk'inshuro ebyiri. Uhita unyara?
nese wabibonye gute ni nk'umutipe Umutipe. wabikoze araza kare yaragize nyine kwa kundi ubu yishyiramo ngiye kumva numva birizanye aramanutse numva akajya amanukaho gake akajya amanukaho gake nyuma akoza kuri ka kantu nakubwiye kameze nk'agashyimbo harya bakita rugongo nuko urakazi se nyine nakumvisha wakumvisha ariko se nibwo bwa mbere waba ukumvishe shamana yanje bisa nkabyo none se wa muntu w'Imana we ariko menya uri umurokore nditonda ni ukubera witonda ubwo si uwo mugabo wabigukoreye ari ubwa mbere ukibona amazi wahise ugira ibihe byiyumviro nahise numva nishimye kuko n'ikintu uvuze ko cyitwaye ubwa mbere nahise mushimira ndavuga se ibintu nkoreye ni ibiki ngo yanga ahubwo uryoshye kubi ngo umuntu ngo atungaho igitsina amazi agahita yizana ati nukomeze niho wenyine wambwiye ati uraryoshye bivuze ngo ntabwo bafata wenda nka kumwe umugabo ayifata ngo kwa kundi ayifata ngo ayinywe azunguze anyaze oya reka si ibyo bintu bibaho njye rwose bibaho nuko bitashoboka nuko ahari nta utabishaka nakwereka oya nanjye utanosa babarira nuko waramushimiye nuko rero ndamushimira ndavuga niyo muntu nyine wa kabiri wakozeho numva birashe ubu si uwo muntu uzigera ntabwo namwibagirwa nuko tudaherukana ariko nyine nzamutegereza ntacyo ubu se ugira akanimero ke mujya muvugana akanimero ke yagiye hanze arayihindura ntabwo tujya tuvugana kereka rimwe na rimwe nagiye kuri WhatsApp kandi wambwiye Yesu watubwiye yuko wamanutse telefone bayibye ariko n'ubundi mu minsi iri imbere telefone ya WhatsApp iraza gusubira ni byiza cyane nizeye ko twatangiranye iki kiganiro turi buze kugisoza noneho bajya bavuga ngo hahiye ariko aha ngaho ngenda ndabona hakongotse mbega wa mukobwa uratwika ukimanukira none se uravuga ati wenda yari umugabo wa kabiri ubu se nk'umugabo ushobora kuba yagukora icyo gikorwa akakunyaza ni umugabo wakunyaza igihe kingana n'umwanya ungana iki n'iminota 30 cyangwa isaha ubwo se amazi yaba akiza oya ni ukuri abakiza cyane wimbeshya yaba akiza pe utiriwe unyaza utiriwe ugira ute wigora byinshi cyane ngiye kujya mbagezaho cyangwa se inkuru nyinshi zitandukanye ko uzaba ucitswe utarakora subscribe wibuke rwose kugomba kubana natwe kandi nayo ndizera ko nta mpamvu yo kubatenguha reka rero murabona kuri kamera zacu ndi kumwe n'umukobwa uzwiho agakoryo kamwe niyo mpamvu rero twafashe umwanya twavuga ati reka tumusure hari ikintu azwiho buriya ngo buri muntu afite ikintu yamamaraho reka tubanze tumuhe ikaze ku Mutako TV murakoze nitwa Iradukunda Janine nkaba nziho utuntu babitubwireho mo kamwe ko kuba naryohereza umugabo nkabikora neza neza cyane akishima ku buryo n'ejo ubundi yazagaruka nkabikora nkabiryoshya nkagira icyo bita ububobere kizana nkabiryoshya cyane nkunda gusisa urabizi wati ngaho mbwira Iraduku gusisa ni ibiki gusisa ni ugufata igitsina cy'umugabo waba wakunze ariko ntabwo ari buri muntu wese bitewe nawe kaya yaguhaye ukayishyira mu kanwa ukayonka ukayinyugarangiza ukayonka uri kubikora nkumva rwose ndatitiye ajya kubarangiza mugakora nyine imibonano mpuzabitsina ukayishyira mu gitsina cyawe ukayinyongera uyicaraho ukayinyongera ukaryohereza nyine umuntu muba muri kumwe isi irarangiye ndi kumwe na Iradukunda
yaramaze kutwibwira kanazwiho urabona yuko okay Iradukunda mugani mu kajwi gatuje nta bintu byinshi kandi burashanga abantu batuje muri babi cyane ngo mubikora mutuje ariko mugasaza abantu ukabiryoshya nyine nawe ubushake bwose niho buhita bujya nyine umeze ute se mu buzima busanzwe meze neza nshima Imana ako shawuri icyuki ntabwo ari cyane shuri icyuki bya danje ntabwo ari cyane okay reka nongere bw'ikaze rero yaramaze kutwibwira bamwita Iradukunda ngo niwe muntu ngo wanyariye umugabo kwibya baritosa ukamunyarira ibyo ukarijandika neza ariko iryo byabarinyarira gute iryo byabarinyarira gute nuko barinyarira gute nyine urabifata iyo mugiye gukora imibonano byishyiramo ukabishaka ukagenda mukabanza mukabishaka mukarisa ukamera ko mukarisa mwese mukajya muri mudu imwe uri kunyeganyega numva Yesu muri mudu imwe barangiza mukabikora nyine ukumva nawe biraje ahubwo numva nsa nk'ubishaka toka satani mu izina rya Yesu wese unabishaka kandi ngo iyo abakobwa ngo babishatse ngo hariya ngo hagati y'amaguru bigenda gute abakobwa iyo babishatse ngo hagati y'amaguru ngo hari ukuntu bigenda wumva hashyushye hari guta nyine ururenda utuntu tw'utuzi kumva nyine urabishatse ongera ijwi ntabwo ndi kubyumva neza kumva nyine urabishatse kumva ahantu hose ukumva watose gushobora nitonda cyane ubibona ibyishimo ni byinshi reka kugure rwose we tutabara mumbabarire rwose mujye muza hano hafi tubashe kumenya ibiri hirya no hino twakoze urugendo rutari rworoshye nyine twapanze kenshi kuba twakeye harya ngo ukozaho bikaza ukozaho gusa biba bivuga dukunda cyane kutuganirira nizere ko turi bukomeze kubana kandi turaza kujyana ku musozi Iradukunda se mu buzima bwawe nta muhungu urakunyaza ubona amazi arakamye ko ntawe ugira ndabona ntawe ndabona pe nese ayo mazi ubundi avahe niba ava mu bwonko niba avahe Iradukunda amazi yava mu bwonko niba ava mu bitekerezo nanjye simbizi nayo umugabo waza ngo anyaze neza ndebe isoko irakamye ndebe ko habuze na gake na dukeya tuza ndamubura wapirika reka byaranze ubuse nta mugabo mwe mwaryamana wenda yakwemereye nk'amafaranga ngo agende atayaguhaye mwe mwaserera oya ntabwo njya wapi ntabwo yabikora kubera icyo atabikora se mba namuhaye keya neza ariko se wamugana niyo yanakwemera akanamwarwa nawe ntabwo yabikora nuko muri urwo rugendo rero mbese ubu wiyemeje kunyarira abagabo ibyo niyemeje kubera ko nibyo nabonye binyorohera muri make mbese ufite iduka ryawe cyane ufite botike y'amazi mfite akagega ntabwo ari botike wa mukobwa afite ikigega ni tanke y'amazi rero mwe mukunda amazi ngira ngo Iradukunda mwamubonye ibyo ni akazi kanyu namwe muzagenda kare nta mugabo urakurongora byibura kubwira ati mva mbabarira ndemeye nawe ndabona ndabona utwo tuntu tw'amaribori ngo abakobwa bafite amaribori ngo ariko se wenda tuvuye kuri ibyo by'amaribori ngo abakobwa nyine ngo kunyara cyane k'umukobwa ngo ni gakondo ngo biba ari gakondo ngo no nyine
mu miryango aturukamo ngo niko biba bimeze. Ko bavuga ngo hari abakobwa ngo baba barakunnye ngo nabo batarakunnye. N'ibyo gukuna buriya n'ibyo mu muryango. Gukuna se gukuna ni uguca imyeyo. Guca imyeyo no gukurura icyo bita imishino. Imishino ntago wari wayumvaho cyane se umuturage nta nubwo imishino ariko se ntago urabikora wowe uri imanzi ndi kubiteganya rakonye ati no gukurura icyo bita imishino bayikurura gute se bayikurura nuko utarabikorana ari kuzakwereka ariko ubu ntago nakwereka kubera ko utarabikorana rimwe byatuma wangirika mu mutwe nahita nangirika nahita mpanjika gasaka mpanjika anje nuko reka mwifashirize mikoro noneho rero kugira ngo wenda ukomeze unganirire anje none se ubu urateganya iki muri wowe ni ukuvuga ngo muri uko kunyarira abagabo gukora iki sibyo wambwiye ko abakobwa baciranaga imyeyo sibyo muri wowe iyo abo bagabo bose mugenda muryamana ntagise abo bagabo bose mugenda muryamana nta mugabo muraryamana sivuga ati shendana ni wenda ruke mbabarira ngo wirukanka unahunge byibura baba yakwemeza wapi ntawe bose nyine umuntu wese muryamanye niko mwabikora akarangiza niko babigukorera nawe ukarangiza nda postere ebyiri iyihe ni akinyuma kaba kameze ugahina gutya ukamutungira ikibuno nyine imbere yiwe ana birangiye ni ka kabiri kumujya hejuru kajya umunyongera nyine ukayicariramo neza ubwo nakuba wumva uri kuribwa mu mara cyangwa uriyoroshya ukajya yishyiramo gake gake n'amazi niko aba yimanura yizana gake gake ntago se ayo mazi ntago bisaba ko wegera hejuru ngo we yifatire akubite ntago ari ngombwa gukubita yarizana gusa uracumita akizana byose n'umuntu akunyajije tuvuga urugero mu kabetinga anyajije kunyaza urumva none byaba byiza kurushaho nyine betinze n'umugabo ukajya nko hafi y'ibase akakunyaza ibase yakuzura kwambwiye ngo ufite iki yakuzura so ntabwo uri kumbeshya ibyo bintu bibaho ntabwo nkubeshya yakuzura yose ikuzura igacana ibana no hejuru wasigaye wananutse oya nta kintu naba aho byatuma ndubu nyine byatuma wenda ndubuka anje we umukobwa unyarira abagabo kwibya ntucikwe njye mukiri kumwe ni MCZ tugiye kugera ku musozo w'ikiganiro amakuru menshi agiye atandukanye utuntu n'utundi hirya no hino uyu munsi dushobora kuba twageze kuri umukobwa yacu tugashobora kuba turi kundi mujama runaka tugashobora kuba turi he na he so wowe rero wibuke gukora subscribe nicyo kintu nkomeza kugushishikariza uyu ni Umutako TV turabakunda cyane anje egera hano nkubaza nditeguye mu buzima busanzwe ufite umukunzi ndamufite azi kujya unyarira abo bagabo ntabyo azi ese aramutse abimenya ntabwo yabimenya kubera icyumva ko atabimenya kandi ubona abagabo bagenda bahanahana amakuru ntabwo yabimenya nanjye mbikorana n'umugabo wakuruta konsa wanjye ku buryo atabimenya ku buryo atabimenya kandi nawe iyo muri kumwe nawe mukorera fresh ku buryo nyine atabikeka ndako nazabimenya ese kubera iki wahisemo kujya unyarira abagabo ku mabya niye erega mva ubwi nyimara kukumva numvisha ari ibintu bitabaho ngo umukobwa uzwiho kunyarira umugabo kwibya
nuko ariko ari byo bintu nabonye binyorohera. korohera gute? Nabyo biryohera. Gusa ntago haba harahisemo kujya banyara ku mabya bitewe n'indi nyungu nabo ushakamo ya. Oya nta yindi nyungu ndashakamo, ntabwo yaburamo nyine haba harimo akantu. Ntabwo wapfa kwikorera gusa gutyo gusa. Ntabwo wakora icyaha ngo nurangiza ngo unagikorere ubusa. Kubanza ukunda gusoma Cyane ntureba se n'iminwa mfite ko ibinyemerera. Cyane. Nk'umugabo wenda nk'iyo umusomye cyangwa akagusoma uba wumva numva biryoshye cyane noneho kurusha. nk'agacyo umugabo ashobora kugukorera muri mu gihe icyo gihe nyine muri mu gukora ibyo ngibyo, ni igice umugabo ashobora kugukorera ukumva urishimye byadanje. Iyo ari kunkora ku mukoro y'ibere. Imoko y'ibere. Usezisha amayerega njyewe ibere. Imoko se ni kakantu yakimbere. Mba numva biryoshye cyane kurusha. Duhemba bambwe tugahita duhagarara kuko tuba twahagaze kare. Ibyo nyine biba bihagije. None se Ange urumva mbese wahisemo kujya ubanyarira tu? Njyewe mba mbona igituba cyanjye kizanteranya n'abagabo. Kizaguteranya n'abagabo cyane. Igiki igituba cyanjye kiraryoshye, gifite gu, umugabo ukirongoye rwose abanyifuza. Gifite gu ibiryo biteka bashyizemo twamaga na sereri na pavuro, uturungo twose nako kimeze. Nanjye wagira ngo mba njya kugitanga nagiteguye. ubu ubona kizaguteranya n'abagabo, mba mbona kizanteranya n'abagabo kubera ko iyo muhaye abayifuza kugaruka buri kanya bampamagara. Mbese na telefone nkageraho nkayikuraho. twari turi kumwe na Iradukunda, twagiranye ibihe byiza cyane, twamusuye nubwo bitatworoheye, utatwemeye yuko nagaruka i Kigali natwe reka twerekere tugiye gukora akazi dushinzwe. Njye muri kumwe ni MC Seti nk'uko bisanzwe. Uyu ni Umutako TV, kora subscribe kugira ngo tubashe kubana mu biganiro by'ubutaha. Turabakunda cyane. Aya basi Ange sezera ku bantu. Murakoze cyane, bye.